nibutsa neza ko umuntu ashobora gukora muri kampani runaka bakamuha umwambaro, ariko uyu mwambaro bamuhaye bakamwirukana muri ya kampani, ntabwo bazamwambara wa mwambaro yajyanye mu rugo, azagumana umwambaro ko bamwirukana muri kampani. Dufite abantu basiganye umwambaro ko barirukanywe mu kazi. Dufite abantu basiganye baje uko bari abanyamasengesho ariko barirukanywe. Dufite abantu basiganye baje uko bari abahanuzi ariko imbere y'Imana batakira abahanuzi. Dufite abantu basiganye baje uko bari abapasiteri ariko imbere y'Imana batakira abapasiteri. Belas. Dufite abantu basiganye amabaje, mwirwa munywa amayoga mukajya kugura amabira mukaza mugahanura. Imana izanya kandi kageze igiye gusuzumira abantu. Yazanye ka corona isuzuma abantu bamwe banywa amabizeri bavuga ko ari abakozi b'Imana, abandi barasambana turabibona turabimenya, abandi baragwa, bamwe baranagwa mu ntibareguka. Izanya kandi kagezi igiye gusuzumira abantu. Yazanye ka corona nukuri reka mbabwira, Imana izanya kandi kageze, ndarahiye yamwe ngoze mbwira abantu kizanya kandi kageze gusuzumira abantu bita ko bari gusenga kandi bari kuma bayibeshyera. Kandi namwe abantu bayibeshyeye bose, umuntu uzi ko yibeshyeye wese igiye kumugerageza. Kandi reka mbabwize ukuri, nukuri iramugerageza n'umuntu wese arabimenya. Dufite turabakiriye bakunze ko nabivuze TV no ku mugore w'inkuba. Amahoro y'Imana bane namwe, ubwiza bw'Imana babeho mu izina rya Yesu. Hanyuma turabashimira buryo mubana natwe, kuntu mudukurikirana, comment, subscribe, inama mutugira. Imana ibahereza umugisha. Dushuhuje n'abadiaspora badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, Amerika, Canada, Ubirigi, Bwongereza, n'iwacu Rwanda, abanyarwandakazi mu mirimo ya buri munsi. Imana igibahira mu izina rya Yesu. Hanyuma tubwiye n'abantu bari kwa muganga barwaye, bihangane bakomere. Ijambo ravanga hari kurakwarira umuntu ariko bwacya n'ijoro mu gitondo impundu zikavuga. Turakwakiriye, Imana iguhereza umugisha. Ndabona ufite ubwiza bw'Imana usa neza. Murakoze cyane kunyakira kuri no yabivuze ndetse no ku mugore w'inkuba. Imana ibamugisha. Hanyuma ku bantu mbonye ari ubwa mbere, amazina ntacyo Imana Elia, ndi umugabo mfite madamu n'abana babiri, ndi umukirisitu ndakishijwe, ndi umunyamasengesho n'ibindi byose Uwitekanye ankoresheje ndabikora. Yego. Hanyuma ndabona ufite agaseke wadutekereye, watubwira iki Imana gushyize ku mutima unadusengera. Imana iguha umugisha. Imana ifite imbaraga, Imana ikinga ntihagire ukingura. Haleluya. Imana se wini manda zone holy one dra. Haleluya. Fera dobe wini manda zone kota wili von dra. Hello la si dobe wini ma. Ya si distance. Imana igivuga ibintu bikabateka bigakomera. Jambo byawe ritubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo waremye isi n'ijuru nta muyede nta mufundi washizeho. Uri Imana itagisaza ngo yitwaza akabando. Uri roza no melo heno me washalado me ewanedra. Pelita la sido be wini manda. Hello bela sima adome wa negro. Twari tuvuze ngo ngwino bana natwe, baragambaje uzazitumanukire, bwiza bw'Imana buze buganze cyane kuri twebwe. Tuha Imana ikaze na karibu. Simbura bwo ngaragara, Imana igaragare muri ngiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfaga mukazuka. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana impaye kugeza ku banyarwanda, ku batuye Rwanda, ku bari hanze y'u Rwanda. Umuntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda no bazarusemurira akarwumva. Hanyuma tuye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Bacamanza ibice byaho 7 umurongo wa 10 umurongo wa 4. Haravuze ngo Uwiteka ahera ko abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo, nuko uwo ndi ukubwire ko ari we mujyana abe ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ntimujyane nagende. Nuko amanukana nabo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, aba 300 banywesheje amashyi nibo nzagukirisha kuko ntugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubire iwabo. Abo 300 benda impamba
z'abagenzi babo n'amakondera maze Gideyoni yohereza abisiraheli bandi bose mu mahema yabo, ariko we asigarana na 300, kandi urugero rwa Midiyani rwari hepfo yo mu kibaya. Nkaceneza ijambo ry'Imana. Amen. Hanyuma Imana intumye ku banyarwanda kugira ngo nze babwire iri jambo ry'Imana Imana intumye. Uyu munsi nje kubwira abantu babwire ngo hari igeragezwa cyangwa se hari igerageza Imana izanye. Uyu Gideyoni Imana imubwiye kujya kurwana na Midiyani, ariko yari afite abantu benshi cyane. Amaze kugira abantu benshi, Bibiliya iravuze ngo Imana irebye umubare w'abahanuzi bonikomeje kuba benshi. Abahanuzi bakomeje kuba benshi we. Abakozi b'Imana bavuga butumwa Imana ibitegereje, ibona bakabije kuba benshi. Irebye abaririmbyi irabitegereza neza, ibona bakabije kuba benshi. Yitegereje mu bapasitori barebye, ibona bakabije kuba benshi. Imana iravuze ngo nubwo yari yagabanyije, ariko yacyabona umubare w'abita abasirikare b'Imana, w'abita abakozi b'Imana ugikabije kuba mwinshi. None izanye irindi gabanya. Hari abantu ije gusezerera Imana, hari abantu ije gusezerera. Hari abantu Imana ije gusezerera, kandi irabambura n'impamba yari yarabahaye, irabambura ubucuruzi yari yarabahaye, irabambura business yari yarabahaye, kuko hari dobevo nekotawe nima elo simanda dobema nome washana dobe ne wanero. Hari igerageza, hari isuzuma Imana izanye ku muntu wese, waba uri muri biro, waba uri mu kazi, waba utwara imodoka, waba ukora muri kampani runaka. Hari igerageza Imana izanye kureba ko kuko wita umunyamasengesho, kureba koko nisanga utari umunyamasengesho, iragusezerera kwambura impamba. Mana we irakwambura impamba, irakwambura impamba. Iyo mpamba yaguhaye irayikwambura, yaguhaye akazi keza, ugeze mu kazi ntiwayibera umukozi wayo nk'uko abishakaga, igiye kuze kwambura impamba. Amen. Hanyuma uyu ni umugabo witwa Gideyoni. Imana ari mu bwenge ingabo zacyakabije kuba nyinshi, zimanukanire ku kagezi. Hanyuma numara kuzimanukana nzigerageze, ndeba abiyita ko basenga kuko bari gusenga, ndeba abiyita ko bari guhanura kuko bari guhanura, aravuga ngo bamanukanire ku kagezi. Hari akagezi Imana igiye gushyiraho abantu, ikabanza ikabareba neza, ikareba niba uhanura koko urahanura. Nyuma yo guhanura wera izihe mbuto, irebe niba ubwiriza koko nyuma yo kubwiriza wera izihe mbuto. Mbibutse imbuto, hari abantu biteranya imbuto n'agakiza. Hari abantu biteranya imbuto n'impano. Kugira impano ni kimwe, no kugira imbuto ni ikindi. Ushobora guhanura ariko udafite imbuto, kandi Yesu hari icyo yabivuzeho. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi benshi, ariko nabi ibinyoma bazaziramo. Aravuga ngo muri abahanuzi bose ikintu kizabereka umuhanuzi w'ibinyoma ngiki nta kindi, ni imbuto. Yaravuze ngo bazaza ari benshi, bazahanura ari benshi, bazabwiriza ari benshi, bazahanura ari benshi, bazayobora amatora ari benshi, ariko icyitonderwa muzabamenyera ku mbuto. Ubu kugeza iki gihe hari abantu tubona b'abapasiteri, ariko wajya kureka abona imbuto zabo ntabwo zikwiriye umupasiteri. Kugeza ubu hari abantu tubona b'abahanuzi, kubera tukabona imbuto zabo ntabwo zikwiriye abahanuzi. Ntabwo kuba wahanura n'agakiza ntaho bihuriye. Mbibutsa neza ko umuntu ashobora gukora muri kampani runaka bakamuha umwambaro, ariko uyu mwambaro bamuhaye bakamwirukana muri ya kampani, ntabwo bazamwambara wa mwambaro yajyanye mu rugo, azagumana umwambaro ko bamwirukana muri kampani. Dufite abantu basiganye umwambaro ko barirukanywe mu kazi. Dufite abantu basiganye baje uko bari abanyamasengesho ariko barirukanywe. Dufite abantu basiganye baje uko bari abahanuzi ariko imbere y'Imana batakira abahanuzi. Dufite abantu basiganye baje uko bari abapasiteri ariko imbere y'Imana batakira abapasiteri. Dufite abantu basiganye amabaje. Njyewe nagize ubwoba, ndetse muri iyi minsi mfite n'ubwoba. Aho ibintu bigeze kuri iki gihe, tugeze muri cya Pawulo yavuze ati imiya kwera. Tugeze mu gihe Pawulo yavuze
yaravuze ngo muri icyo gihe abantu bazaba birarira, bazaba bikakaza, bazaba bakunda impiya, bazaba batukana, bazaba bikunda badakunda babo. Tira wana loza nome lasi wilivo elobe lasi manda dobe winima. Tugeze muri icyo gihe Pawulo yavuze, tugeze mu gihe cy'uko abantu bagira urukundo rwabo rukonja. Icyo gihe tugezemo wanjye gwarakufonda. Tugeze mu gihe umuntu ari kuza akajya kuri YouTube akambara ubushara umukozi w'Imana kugira ngo abone views ngo yinjize amafaranga. Tugeze mu gihe cy'impiya, ariko Imana ije gukora umukwabo. Tugeze mu gihe mupasiteri agurikira undi mupasiteri akamuseruza akamutuka kubera impiya. Tugeze mu gihe ari kurya babwe ngo arakageza Imana izanye ije gukudevo gusuzumira abantu, ije kugerageza abantu. Niba uri mu kazi Imana yaguhaye ukaba utari gukiranuka neza, igiye kukakwambura igahereza umuntu kibahagazemo neza. Tugeze mu gihe cy'uko umuntu agurukira undi mwene se akamuroga. Mbibutse uburozi ntago ari bwa bundi umuntu azagashyira mu gikombe n'amagambo mabi yabo uburozi. Tugeze mu gihe cy'uko abantu umuntu agurukira mwene se yabona no yagiraga umugisha akagenda kafunga kamutera ngo amwirukane mu kazi, akamuterera kugira ngo bamwirukane mu byakoraga, akaza akamuteranya, ariko Imana izanya akageze. Harakageze Imana izanye, harakageze Imana izanye, Imana izanye akagezi. Ingabo zari zikabije kuba benshi, abantu bakabije kuba benshi, ruga butumwa bakabije kuba benshi, abantu zakabije kuba benshi, abita ko bari gusenga bari bakabije kuba benshi, baririmbyi bakuyemo inda bari bakabije kuba benshi, ya pasiteri batubura bari bagikabije kuba benshi. Nubwo Imana yakuzaga kwabo, ariko yambwiye ngo nzemabwe ngo yari bakabije kuba benshi, nubundi izanye irindi isuzuma. Izanye irindi suzu. Bibiri ivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana yavuze ngo nuko ibwira Gideyoni, iramuga ngo Gideyoni we, nubwo izo ngabo ubone zingana gutyo, ariko none ndazitegeje mbona zikabije kuba benshi. Reka mbabwire, abantu bari kwita abasirikare, bari kwita abantu b'Imana, bari bakabije kuba benshi. Uragera ku umuntu arabona umuntu yahanuye nagada watubira nanjye nabishobora, katagera kugura Bibiliya Nyabugogo agataza ati mwumva kuyiteka avuze. Ariko reka mbabwira, Imana izanye akageze. Mwirwa munywa amayoga mukajya kugura Bibiliya mukaza mugahanura, Imana izanye kandi kageze. Igiye gusuzumira abantu. Yazanye ka corona isuzuma abantu bamwe banywa amabizeri bavuga ko ari abakozi b'Imana, abandi barasambana turabibona turabimenya, abandi baragwa, bamwe baranagwa mu ntibareguka. Izanya kandi kagezi igiye gusuzumira abantu. Yazanye ka corona sha nukuri, reka mbabwira, Imana izanya kandi kageze. Ndarahiye yamwe ngo mbwira abantu kizanya kandi kageze gusuzumira abantu bita ko bari gusenga kandi bari kumwe bayibeshyera. Kandi namwe abantu bayibeshyeye bose, umuntu uzi ko yibeshyeye wese igiye kumugerageza. kandi reka mbabwize ukuri, nukuri iramugerageza n'umuntu wese arabimenya. Dufite abantu bitwikirije umwambaro witwa kwiyoberanya, Imana igakuza kubigutwikurura ugaragara uwo wariwe, uri we muri wowe imbere. Hanyuma dufite abandi bari kuba bavuga Imana. Reka mbabwire, hari abantu bishyize hamwe. Biravuze ngo iki? Yaravuze ngo mu gitabo cya Zefaniya igice cya 20 niba ntibeshye, harabango nzashakisha muri Yerusalemu, ngende murike nshakisha abantu bishyize hamwe nk'inzoga y'itende. Bari gukora ibi, bari kuvuga ngo yaba ari ikiza yaba ari ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Ariko Imana ishatse ije gusuzuma hano hose ibyo ukora wiherereye, ibyo ukora wihishe, ibyo ukora mu ijoro, izo nzoga unywera muri nuza mu marogi, ibyo Imana igiye gushaka izimurika ahantu hose, izimurika ahantu hose. Igiye kumurika mu cyumbi wawe, igiye kumurika izo nda wakuyemo. Imana izanye ije guhana bishyize hamwe n'inzoga y'itende. Uvuga ngo yaba ari ikiza yaba ari ikibi nta Imana izadutwara. Yari nimwe ngo nimbwira abantu erasarado bevonedra kibyinema odasi. Akantu k'Imana kagiye kuribwa n'umuntu w'umusirikare nyawe, umusirikare nyawe w'Imana.
Bibiliya iravuze ngo Gideyoni abagejeje Imana mu kondisiyo. Iravuga ngo Gideyoni bajya bambeshyira kenshi ko mvuze biyita banjye, ariko iyo ndebye mbona atari abahanuzi, iyo nitegereje mbona atari abavuga butumwa, iyo nitegereje mbona atari abapasiteri, nubwo bari kuvuga ngo n'abapasiteri ariko n'abapasiteri binda. Icyaho ninda bashyize imbere inda, bashyize imbere amaturo, bashyize imbere bya 10, ntibita ku bugingo bw'abantu, bashyize imbere amafaranga, bashyize imbere bitambo, ntago bari kwita ko ngemba abandi mu gihugu cyo mu ijuru ko ndi gupfusha. Imana irabangwa bamanukanire, banumanukane ku kagezi we. Hari akagezi Imana izanye mu bahanuzi ije kubagerageza irebe koko muri abahanuzi. Hari akagezi Imana izanye mu bapasitori nanone irebe koko muri abapasitori idobevonedra. Kandi kuri aka kagezi Imana iratwikurura wowe wariwe, ugiye kugaragara, ugiye kumenyekana, ibyo yakoraga byose biherereye mu ibanga biramenyekanira kwa aka kagezi. Azimisi n'abantu bantuka neza natambutse ubuhanuzi mu gihe cyashize, ndatambutse ubuhanuzi. Imana ari mpaye message nze mbwira abantu ngo basanyira umuhanda ujya mu Gatsata ujya mu Bugande, ujya mu Bugande ko sahaba haje abadayimoni baguteza impinduka benshi. Nabonaga abadayimoni miliyoni 2, hanyuma birangije abadayimoni miliyoni 2 babonye, mbona baraje bagiye mu bigo by'ibitaro ko hagiye gupfa abantu benshi mu bitaro, cyane cyane abana bari gupfa, bagiye gupfa bavuka. Inyereka ko abadayimoni baje guteza divorce, inyereka ko abadayimoni bagiye kujya muri amwanda mu Gatsata ugera mu Bugande, hanyuma bagateza impanuka. Barandoka barambwaga iyo Mana ngo abadayimoni ngo tuje ngo abatwereka. Reka mabwira abantu musigaye mupinga ibintu by'Imana, sha namwe igiye kubashyira ku kagezi. Bantu mwigize abajoro ko ni mu bintu by'Imana, bantu mwigize abahatari mu theology, bantu mwigize abahatari ngo mwarize. Reka mabwira ubwenge ibyo mwakiga byose bitari mu bwenge bw'Imana, ubwo n'ubumenyi ntago ari ubwenge. Biravuze ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Ibyo wakiga byose kiri mu byaha, ufite ubumenyi ko ntago ufite ubwenge. Ubwenge no kubaha Imana ukava mu byaha. Noneho rero ntabwo uje kwaka abadayimoni, ahubwo izanya akagezi. Izanya kagezi muyantere, ni muyantere izanya kandi kagezi, kandi iragerageza umuntu wese. Bibiliya yavuze ngo iki? Irabwe ngo Dawidi yagiye kwa Abiatari ngaramubwira ngo mpimitsima dore inzara iranyishe, aho bigeze ndumva ashaka kurya imitsima yejejwe yo mu rusengero. Abiatari aramubwira ati imitsima isigaye ntago ari iya rubanda. Reka mbabwire ibintu bisigaye ntago ari ibya rubanda, ibintu bisigaye ni iby'umuntu warambije imbere y'Imana. Ni naho ngiye gusoreza, tujye gusenga Imana. Hanyuma ngo Gideyoni akigerayo, Imana ivuga ngo ndebere abaje bagize amashyi, abanywesha amashyi, n'abaje bagize ureme nk'imbwa bapfukamye, uze kubandebera bose. Gideyoni abagezayo, abagejeje. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko bamwe banywesha amashyi ngo babaye 300, abandi bose baje bagize ureme nk'imbwa. Sha Imana yaritegereje bona abahanuzi, hari bari kuja bagize ureme nk'imbwa we. Yo bari kuja bagize ureme nk'imbwa. Burya niba uzi kuri kwitera ukasabye umuntu kuri kamera, menya kuri kuja bagize ureme nk'imbwa. Byo nta nyungu Imana ifitemo, igiye kugushyira kwageze ikugeragerezeyo. Ire kuhavamo ingabo koko kuvangura ingabo y'Imana, abantu bakuza gutubura bitwaje Imana. Imana amwe ngo nimurekera aho mutubure mu izina ryanyu, kuko izanya kageze. Gideyoni ngabashyirayo, niba uzi kwitarura ugasabya mwene so, uri kuja bagize ureme nk'imbwa. Niba uzi kwitarura ukavuga umuntu atakuvuze, kuja bagize ureme nk'imbwa. Ibintu byose uri gukora Imana itafitemo inyungu, iri kukubona nkaho uri kuja bagize ureme nk'imbwa. Bibiliya bangwa nuko Gideyoni abona 300. Imana yamubwira ngo barahagije. Abandi basigaye bambura impamvu ubasezerere bave ku rugamba, kamwe ntabwo bashobora urugamba. Hari abantu Imana ije gusezerera. Yari yamwe ngo nze mbwira abantu, niba uzi kuri mu byose, niba uzi kuri mu bintu Imana yaguhaye, ukaba utari kwitwara nk'uko Imana ukaba utari kwitwara neza mu byo bintu Imana yaguhaye, ije kubikwambura ibihe bakiri ku rugamba, abagikomeje umurimo, kuko turacyaharereka. Ariko gikomeje umurimo. Ko biravuze ngo Imana yabwiye Eliya ngo hari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Bishobora ngo muri benshi hatari ibindi 7,000. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo ishanya akagezi, ije gusuzuma, ije kugerageza. Kandi kuri aka kagezi igiye kuhambura abantu ubucuruzi. Sha Imana yahaye ubucuruzi, bagera mu bucuruzi bagahindura ubucuruzi Imana yabo.
bakabona ko Imana nta kimaze ku buzima bwabo. Igiye kwambura abandi amazu, bamwe igiye kubatereza cyamunara kuko bayisuzugwe mu mazu yabahaye. Abandi rero batabaye baribagirwa, baragenda gukora umurimo wayo, bajya kwinezeza mu by'isi, barasambana, barashahisha, bamwe bakuvangura amazu yeza kwibakiye, n'abagore beza twirongore, isi iraryoshye. Ariko nubwo iryoshye, Imana izanya kandi kageze, ni ukwizanya kageze ko kugeragereza abantu. Imana izanya kageze, irambwira ngo nimbabwira ngo niba uziko Imana yaguha urugo rwiza ikaruguha ukiyubaha, none bigeze ubwo utakiri kuyubaha, ni ukuri kw'Imana nkubwiza ukuri, ugiye kurubura kandi nibyo wiringiye byose bigiye gukoza isoni. Yambwira ngo nziye mbwira abantu bongere basubire mu mwanya aho bavuganaga n'Imana, bahasubire. Ibintu bisigaye ntabwo ari bya rubanda, bijya kwibwa n'umuntu wubashye Imana. Ubucuruzi busigaye Imana ijya kuba umuntu wayubashye, amafaranga asigaye ijya kuba umuntu wayubashye. Abiyatari yabwiye Dawidi, aramubwira ati imitsima isigaye ntabwo ari iya rubanda, imitsima isigaye iraribwa, igomba kuribwa n'umusore utariyandurishije abagore. Tujye gusenga Imana. Mwene data uhagaze, nagize agahinda kenshi, hari ubutumwa Imana yampaye ariko ntabwo ndabutambutsa muri iyi minsi, ariko nagize agahinda. Uzi ko Imana yambwiye ngo iri gupfusha mu isi bagacuranga, irimo irapfusha ariko mu isi bacuranze. Ariko yarambwiye ngo igiye gukurikiraho, ikintu kigiye gukurikiraho ni iki? Imana yarambwiye ngo nza mbwira abantu ikigiye gukurikiraho. Hari abantu Imana igiye kuba mu maso yayo, hari abandi igiye gutera umugongo, hari abandi igiye gutegekera ikirere imvura ntigwe, bagabona ikintu bita amapfa kandi ahandi imvura iri kugwa. N'ukuri iraba ngo hari abandi igiye gukupira akazi, bakabura akazi kandi bandi bagafite. Hari abandi igiye gukupira ubucuruzi ko babugezemo, babwibiramo, babusambaniramo, babutuburiramo. Iraba ngo izanya akagezi, kandi akagezi ibyo wariringiye byose igiye kubikwambura. Uko Imana yambwiye ngo zimbwira abantu icyaba cyiza, yambwiye ngo ibintu bisigaye bigiye kuribwa n'umuntu bari kumwe. Niba ushaka kurya k'Imana zimbere yayo, niba ushaka Imana mu bantu igiye kwambura, mu bantu igiye gucugusa, cyo bize kuta kugosora ibanzire ko ukiri kukageza. Niba ushaka kurya kayo rero ugiye guhagarara hiri, ushikame wembe kandi uyivuge iri nkuko iri mu mutima wawe. Niba uziko itari mu mutima wawe rero, yambwiye ngo abantu bari kuyivuga bose itari muri, niba shaka babyihore ko bari gukorera inyuma ya zero. Amamureke dusenga Imana. Mana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana dobe wala ala siwa sala dola holy one dra pela zone honest you ashando bini fone gro piwini manda sala dobe we herobe vone stase winima no le holy one drori no mi etando bene kota zone ma piwini manda sala dobe vone kota wiri vone mando herobe vone one manda meniwa ne holy wa odasti fone dro nosti wa shando benedra. Narisenge abanyarwanda, narisenge abahanuzi, narisenge abapasitori, narisenge abaririmbyi, kuko hano sugiye kuzana akagezi ko kubageragerezaho. Hari akagezi uzanye mu bucuruzi ku bacuruzi, hari akagezi uzanye ku bavuga butumwa, hari akagezi uzanye ku bahanuzi, hari akagezi uzanye wambwiye ngo nze mbwira abantu ngo hari akagezi uzanye, hari akagezi uzanye kandi uraca no mu ngo uzane akagezi ubagerageza ureke ingo zabo bari kuzubaka neza, uraca mu mabiro. Oh haleluya, wambwiye ngo hano wose ugiye kuwacu ugeze vonesto sima no meloho elobe wili honesty wa shara benewa elobe la sala doli honesta semando piwane manda sala dobe vone mora elobe vone postase wili fo ego. Ndagushimiye Yesu ku muntu wese ugiye kumvira ijambo gaca bugufi, kimoza zigiye kumugeraho, kandi ubwuje uzanye kano kagezi uje gusuzuma, uje kugerageza abantu, urebe ko abantu bita ko bari gusenga, urebe ko bari gusenga. Mana tuzaturinda abantu duciye bugufi, umuntu wese uciye bugufi agahinda umushitsi, uzamurengere kandi uzamurere ku rugamba mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe.